Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nishyirwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Mpamvu dukosora ikizamini nk'iki, bizame biragaruka, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe wazagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo bitanu biragarutse, ibibazo 7 biragarutse. Rero kugira ukorere imwe uhita utsinda biba bigusaba ko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizamini byakozwe. Niyo mpamvu kugira ngo ujye ubibona ku gihe ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubona ikizamini tuba twashyizeho buri munsi. Dushyiraho ikizamini kiba cyakozwe n'isomo ryabunganira kugira ngo mwumve neza bino bizamini byabajijwe, naryo uhita uribona kwa ino YouTube channel yacu. Tumaze kwashyiraho amasomo ku byapa, ku bimenyetso bimurika, ku mashusho, ku mirongo yo mu mihanda, bira bimenyetso byo mu mihanda ndetse nandi turi kuyategura kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga by'umwihariko bitagukundira kuza ngo twigane mu shuri, twabashyiriyeho uburyo bwo kwiga online, aho ushobora kutwandikira kuri 0789 935 16 tukajya tukwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda kandi tukwigisha mu gihe gitoya. Duha amasaha abonekaho ku munsi, iyo ageze turaboneka tukakwigisha isomo ry'uwo munsi, tukaguha imyitozo ihagije kuri uwo munsi, ahasigaye warirangiza tukaguha isomo rya kabiri. Rero mutwandikire kuri 0789 935 ibyo tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo wa metero 50 z'uburebure, kandi hagati yawo hakaba nibura harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko mwese mwabibonye ejo bundi mu gihe cyo kwiyamamaza ukuntu biriya binyabiziga byagendaga. Birashoboka ko byabaga byatonda umurongo urenze metero 500. Niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Na ririya tsinda naryo riba rigomba kuba rifite nibura metero 50, ritarengeje metero 50. Hagati yari amatsinda, itsinda riri imbere n'iriri inyuma naho hakaba harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. Ndakeka ko mujya mubibona ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, cyangwa akaba ari ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri na B araba ari igisubizo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Rero ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntago byagomba kubahiriza ari amabwiriza bari baduhaye yo ruguru. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika kwa papuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugushakire code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katakukundira kuza tukigane mu shuri, nawe uratwandikira kuri iyo nimero tukakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Ikindi ukeneye kwiga computer cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali, uratubwira tukagusanga iwawe cyangwa aho ukorera tukakwigisha computer, wazagira mu kizamini ntibizakubera imbogamizi. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ndakeka ko mubyumvishe. Ni ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bwabyo rero bw'ibikururwa ntabwo bagomba kurenga metero 18, hatabaremo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba rero ibi bikurikira. Ibihe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, beka ngo abaherekeza babiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A akaba ari igisubizo cy'ukuri, hakaba hakenewe
umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa abaherekeza babiri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye, bibutsa ko ibibazo biragaruka. Iyo ukosoye ibizame byinshi haba hari amahirwe menshi y'uko uzagenda ukagira amanota 20 kuri 20. Ndakeka ko mujya mubona comment z'abavuye gukora bujuje. Nta kindi baba barakoze no gukosora ibizame byinshi mwa bino bizame biba byakozwe. Rero ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko rero aramaze guhitamo A, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ndakeka ko inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, ubwo ni zino kaburimbo zisanzwe, haba hari uruhande rw'iburyo hakaba n'urw'ibumoso. Ese ko tugendera mu rw'iburyo, urw'ibumoso rudufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urareba ko harimo igisubizo cy'ukuri, ugihitemo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi urushaho gukosora, iyo wagize make naho urushaho gukosora, wabona hari ibyo uri kubura kugira ngo nawe ugire amanota menshi ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788351323 tukaba twakwigisha mu gihe gitoya. Iravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, beka ngo kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso, seka ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, naho deka ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano hari ibintu bita kunyuranaho, ntabwo twese ariko dubyumva. Ikinyabiziga kikuri imbere kiri kugenda gahoro, ukaba ugeze ahantu byemewe kuba wanyuranaho, uba wakiva inyuma, mu zindi ndimi babyita kudepasa, ukakidepasa ukajya imbere. Ibyo nibyo bita kunyuranaho, ariko ibyo ntabwo ari byo turi kurebaho. Turi kwibaza se kiriya gihande cy'ibumoso kidufasha iki? Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Rura ruhande rw'ibumoso ikintu rudufasha no kunyuranaho. Iyo tugiye kudepasa dukoresha rura ruhande rw'ibumoso, tugahita tugaruka iburyo, cyangwa gukatira ibumoso, cyangwa ugiye gukatira ibumoso birumvikana naho uzakoresha rura ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo ni he byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ese inzira y'icyerekezo kimwe ni inzira imeze ute? Ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo uko byagenda kose ntabwo wemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza. Haba hari icyapa kibigutegeka ko ugomba gukomeza paka uvuye mu iyo nzira. Iyo uyivuyemo rero ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwa cyangwa ufite ibyerekezo runaka, haba hari icyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Impamvu mbikubwiye no kugira ngo nubona ikindi kibazo cyerekeye kwa bino by'icyerekezo kimwe, inzira y'icyerekezo kimwe ntikizakunanire. Murabizi hano dukosora turi no kwiga. Iravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, bega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Seka ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, naho deka ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cya nyacyo hano mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ibintu biba byemewe kunyuranaho mu cyerekezo kimwe, mu mwino nzira y'icyerekezo kimwe. Ese urabona isomo cya nyacyo ari kihe? Hano isomo cya nyacyo nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda niho biba byemewe kuba wanyuranaho. Ndakeka ko rero amaze guhitamo ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Kino cyapa ushobora kukibona no mu masangano cyangwa ahandi, ariko se iyo kiri aho banyura bazengurutse, kino cyapa gisobanura iki? Nibutsa ko namaze kubategurira isomo ryo ku byapa, video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona, subira kuri YouTube channel yacu, reba iyo video, urajya kuyirangiza nta kibazo cyo ku byapa cyakunanira. Rero wasubiraho ukayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Ibyapa ukunda kubibaza yaba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini, beka ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, seka ngo tanga inzira ku makamyo na za autobisi, deka ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese kino cyapa gisobanura iki ariko aho banyura bazengurutse?
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni B. Ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biturutse he? Biturutse ibumoso bwawe. Iyo ugeze aho banyura bazengurutse ukabona kino cyapa, uhita umenya ko ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biraba biturutse ibumoso bwawe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa ni guki icyapa uri kukibona? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu? Cyangwa uri kubona ari uruziga? Wewe uri gukosora ushobora kubyibaza cyangwa uhita ubisubiza. Ndakeka ko wamaze kubyibaza, wamaze no kubyisubiza. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ubuso ni haba hari ikirango n'ibirango by'umweru. Ndakeka kuri kukibona neza. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo gukomeza imbere gusa. Wakibona ukaba wemerewe kuba wakomeza imbere gusa, ukaba bitegetswe. Mbega ngo aho kunyura naho imbere, cyangwa kunyura naho ukabura bikorera imbere yawe, ukaba uri gusatira ahantu uranyura naho, aho ugeze byaba bitemewe kuba wanyura naho. Seka ngo aho guhagarara umwanya munini, cyangwa akaba ari ahantu bahagarara umwanya munini. Murabizi hari ahantu biba byemewe kuba wahagarara umwanya munini, hari naho biba bitemewe, rero bakagishyiraho wenda kugira babikubwire ko waba uhemerewe. Ndeka ngo inzira y'icyerekezo kimwe, cyangwa kino cyapa kikaba gisobanura inzira y'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko inzira y'icyerekezo kimwe nari namaze kwibabwiraho, ni ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuye mu iyo nzira. Iyo ugiye kuyivamo nababwiye ko haba hari icyapa kibura kikubwira ko none wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cyo kuri hano nta kindi ni akomeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Iyo harimo ino fresh y'imbere bari kukubwira ngo ugomba gukomeza imbere gusa. Ibi byapa bitegeka, niba wararebye ira video y'ibyapa byo ku mihanda, ndakeka ko kino kibazo cyari kitakunaniye. Niba utari ugikoze manzu urebe ira video y'ibyapa byo ku mihanda, reba iryo jambo riseriza kuri video igitangira. Niba wari ugeze ku kibazo cya gatandatu ushobora kuyitangiza, hari utugambo ubona twiyanditse kuri video twanditseho ngo ibyapa byo ku mihanda. Iyo dukanzeho tukugeza ku iyo video, asigaye ntazagira ikibazo cyo kubyapa cyongera kukunanira. Kibazo cya karindwi kikakubaza ngo ugeze hari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze handi abanyamaguru bambukira. Ira mirongo aho ibiteganye n'umurongo urombereje ugabanya umuhanda mo kabiri. Impamvu mba ndi guhita bivugaho nuko mbanzi ko hari ibindi bibazo babaza ko bimeze ko. Niyo mpamvu ubona niba nkubwiye kwa hano abanyamaguru barindiye kwambuka, ndahita nkubwira si inzira y'abanyamaguru ibimeze ute. Ira mirongo yaho inzira y'abanyamaguru ibiri ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hari ikibazo babaza kimeze gutyo nikizakunanire. Niyo mpamvu mba ndi gukosora no gusobanura kugira ikizame cyose nkizeho, kugira isomo ryose nkizeho jye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Aravuga ngo kuvuza ihoni, beka ngo kwihangana ugategereza, seka ngo gukomeza, naho deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A akaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya abanyamaguru bambukira ariko ntibatangiye kwambuka, uba wakora iki? Uba wabyitwara mute? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwihangana gutegereza ukabareka bakamanza bakambuka. Ndakeka ko mujya mwumva ngo nta munyamaguru ukora ikosa. Akenshi ukoza amakosa bayabara ku muyobozi w'ikinyabiziga. Niyo mpamvu ugomba kwihangana ugategereza ukareka bakamanza bakambuka ukabona gukomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Ndakeka ko ira mikandara yo mu binyabiziga mujya mu biyibona. None uramutwaye yibagiwe kuwambara. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, nk'umuntu wize amategeko y'umuhanda? Aravuga ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. Beka ngo kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore, cyangwa ukabyirengagizwa bati n'ubundi nta manuka turakora, ndiyizeye ndatwara neza. Seka ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, cyangwa funga wawe ukamwihorera. Deka ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, cyangwa ukababwira ati mwambara imikandara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero hano.
ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi kintu uba ugomba gukora, uba ugomba iso cy'ukuri ni de kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Murabizi hari intebe ziba zifite imikandara z'imbere, ariko hari n'izindi modoka ziba zifite imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Rero mu gihe ikinyabiziga cyawe kiyifite, ukijya mu kinyabiziga cyawe ukabona abantu binjiyemo baricaye, banze kwambara imikandara cyangwa ntabyo bazi, we nk'umuntu wize amategeko y'umuhanda neza uba ugomba kubabwira ati mwambara imikandara yo kwirinda ibyago, kuko ibyago, impanuka, niyo mpamvu bayita impanuka, iratungurana, ntabwo iba wayiteguye. Rero niyo mpamvu ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni iravuga ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, naho D ngo toni 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bashobora kudakoresha toni bakavuga ibiro. Murabizi toni imwe bingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo toni 20 ni kimwe no kuvuga ngo ibiro 20,000. Niyo mpamvu ndi kubategurira isomo ku bipimo no ku matara, kugira uzahita uribonera ku gihe. Rero ukanda subscribe hasi kugira n'indi shyiraho uzahita uribonera ku gihe. Birashoboka ko waba uri hafi gukora ho uhita unyandikira nkaba nagubwiraho cyangwa nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kino kizamini. Murabizi iba ari ubuntu. Ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cyanyacyo. Rero hano ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyo kuri nta kindi ni C toni 12. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo buri modoka cyangwa romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rifite amabara akurikira. Kwa kundi uba utwaye ikinyabiziga cyawe uri imbere, umuntu w'inyuma akaguha ikimenyetso ko ashaka kukunyuraho. Rero kugira we umwereke ko wabonye ko ikimenyetso yagwaye ko ashaka kunyuraho wakibonye, nawe hari itara ukoresha. Ese riba rifite ayahe mabara mwayeno mabara baduhaye? Iravuga ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C kavuga ngo umweru, naho D ngo umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iryo tara rifite amabara asa, iso cy'ukuri ni B icyatsi kibisi. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Hari ukuntu rero ushobora kuba uri kureba ino video ukabona ngiye guhita mvuga igisubizo cy'ukuri wenda utari wamara kugihitamo, ushobora kuba uyihagaritse ukamaze ugahitamo iso cy'ukuri kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira koko mu kizami. Biragufasha. Rero ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Byagenze utese ko tuzi ko bishyirwa iburyo? Iravuga ngo impamvu biba bigomba gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose bikaba ari ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Bino bimenyetso bimurika ndakeka ko mwamaze kubona iriya video nabakoreye. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo abafasha kumva neza bino bizame byabajijwe. Ibimenyetso bimurika namaze kurishyiraho iryo somo, aho biba biri kumurika bikoresheje ubwoko bw'amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Aho umutuku buri kuvuga ati hagarara, umuhondo ukakubwira itegure guhagarara, naho icyatsi kikakwemerera kuba warenga icyo kimenyetso. Ese hari igisozo cy'ukuri abona ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ibintu byose bashyira mu muhanda, byaba ibimenyetso bimurika, byaba ibyapa, byose babishyiraho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya
Ikibazo cya 12 kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatse rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese iri tara ry'umuhondo rimyatse iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Niba ajya kukubaza bazakubaza ikibazo kimeze gutya, ntabwo bazagihimba. Ahantu bahindura aba ari kwa biriya bijyanye n'ibipimo, ukabona wenda ibyari biri muri metero babishyize muri santimetero, ibyari biri mu biro babishyize mu magarama cyangwa babishyize muri toni. Rero ikibazo nk'iki cyo bakiguha kimeze gutya: iya itara ry'umuhondo rimyatse rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Aravuga ngo kuri buri nzira, beka ngo hagati y'amasangano, deka ngo iburyo bw'amasangano, naho deka ngo A ndetse na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, bishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Ese wari wahisemo B? Ese wari wayanditse ku gapapuro? Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Akenshi gushima, wenda nk'umuntu yavuye gukora ahita yumva ko birangiye, wenda keretse wenda nk'abagaruka tugiye kubigisha gutwara ibinyabiziga, naho harumba amaze kuyibona wenda byatirwa nuko ari kure, akavuga ati n'ubundi birarangiye nyikuyemo iyanjye. Ariko hari abagaruka, haba abatera komenti, haba abatwandikira kuri WhatsApp, haba abaduhamagara muri kudushimira. Imana ikibaho umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe, ikintu cyose cyagufasha kugira utsinde, uba ugomba kukibonera kugiye kwa ino YouTube channel yacu. Icyo gukora ni kimwe, ukanda subscribe, wabona hari undi mugenzi wawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, ukamuha link akaza tukigana. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya 13 rero kirabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Ese birangwa n'amabara asa ate? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Habaye impanuka, ikimodoka cyaguye mu muhanda gifunga umuhanda. Ni igihe cy'imvura, inkwangu yacitse ifunga umuhanda, bayobye umuhanda. Rero icyo bashyiraho icyapa kikwereka aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda. Ese icyo cyapa kirangwa n'amabara asate mwa yano mabara baduhaye? Iyo bakubwiye amabara y'icyapa, uravuga amabara yose urabona ku cyapa, yaba umuzenguruko, yaba ubuso, yaba ibirango, byose ubivuge. Se gifite amabara ameze ute? Iravuga ngo umweru n'umukara, beka ngo umweru n'umuhondo, sega ngo ubuso bw'umweru gusa, naho deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano kuri D yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Hari abantu bajya babimbaza kandi se hari abashatse kuvuga ngo iki, ariko washatse kuvuga ngo A ntabwo araba ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo araba ariyo. Ndakeka ko rero bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kiriya cyapa kiba gitegeka, kandi ibyapa bitegekwa biba bifite amabara ni ubururu n'umweru. Mwa bino bisubizo bine baduhaye hari igisubizo kirimo ubururu n'umweru uri kubonamo? Ntacyo. Niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri hano kibaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kiba gitegeka, kiba kiri kugutegeka ahantu ugomba kunyura, kiba gitegeka. Rero niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kijemo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga, uko byagendaga hagahita haza impinduka, kubona ibinyabiziga mu muhanda byuzuye cyangwa byagenze ute. Ese ni icyo ugomba ushobora gukora kikabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga bibujijwe? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, beka ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago,
C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A akaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano kuri C bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A akaba ariyo ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagenda ukagabanya umuvuduko, ukagenda gake cyane, ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ukagenda uri gukacira feri, umuntu uri inyuma ntabwo muhaye ikimenyetso cy'uko ugiye gufata feri, uhise ukacira feri. Na mukanya narindi kugenda mu muhanda mbona aho umumotari yagonze imodoka yari imuri imbere, ariko wenda ashobora kuba yabaye amakosa y'umumotari, ariko birashoboka ko wenda n'uwo muntu waba uri imbere ari we wahise akacira feri adahaye ikimenyetso umuri inyuma. Hano rero niyo mpamvu A na B ari ibisubizo by'ukuri. Kuba wagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ukagenda gake cyane bigateza ambutiyaje, cyangwa gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko umutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yabigenewe ufite, iriya ngofero yindi yabigenewe ubwo ni kasike, wamutwara? Ni inshuti yawe ariko, ese wamutwara? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo yego, beka ngo yego usibye urugendo rurerure, seka ngo yego usibye urugendo rugufi, deka ngo oya. Ese wamutwara? Ni inshuti yawe, ufite velomoteri ariko nta yindi kasike ufite, ese wamutwara? Aya avugaga ngo yego kamutwara, beka ngo yego usibye urugendo rurerure, ukavuga tubwo ari hafi reka nkutware, seka ngo usibye urugendo rugufi cyangwa ukavuga tubwo ugiye kure reka nkutware utarara mu nzira, deka ngo oya cyangwa ukamureka. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Ntabwo uba ugomba kumutwara, uba ugomba kumureka, nubwo yakwitwaramo inabi ngo umaze gukira ngo uramwibagiwe, ariko kubw'ubuzima bwe, kubw'umutekano we, ntabwo uba ugomba kumutwara. Kubw'umutekano we n'uwawe, nta kasike ufite, mushobora gukora impanuka yakubita umutwe hasi ukameneka. Niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari D, oya. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Mwa bino byapa biri hano byitegereze neza. Ese ni B3? Ese ni A22? Ese ni A20? Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese ni icyapa B3 gifite ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko w'umweru? Ese icyapa 22A gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Cyangwa ni icyapa A20 cyangwa D? Ibisubizo byose nibyo, A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ariyo. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B3. Kino rero nicyo kikwemera gutambuka mbere mu masangano. Ese urakibonye? Ese nikigaruka ntabwo kizakunanira? Niba wari ugikoze rero byiza, ariko niba utarugikoze nikigaruka kino kibazo ntikizakunanire. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, bashobora kubikubaza mu buryo bw'amashusho nabikubwiye, cyangwa bakabikubaza mu buryo bw'amagambo, ariko iyo warebye iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nta cyapa kikunanira. Ubuzi ibyapa bitegeka bimeze gutya, ibyapa biburira bimeze gutya. Hano rero bari kutubaza ko byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, ese birangwa n'iki? Aravuga ngo ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Beka ngo ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Seka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Naho deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari A? Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari B? Ese urabona ari C cyangwa se ni D? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango mu bara ry'umukara.
ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro, ariko umuntu wese warebye iriya video ntabwo kino kibazo cyari kumunanira. Niyo mpamvu niba utari wayibona, genda ukande kwa ayo magambo yanditse ku iyo video, urahita ubona ahantu handitse ibyapa byo ku mihanda, ahasigaye ukandeho uyirebe, ntamoko atanasobanuye neza, urajya kuyirangiza nta cyapa cyakunanira. Rero ndakeka ko waramaze guhitamo A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa. Ese bino byapa bitegeka n'ibibuza bikurikizwa he? Bibutsa ko ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, naho ibyapa bibuza bikarangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. None bikurikizwa he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo mu masangano, mbega ngo mu bimenyetso bimurika. Bino bimenyetso bimurika ubwo bari kuvuga ni hara muri feruje, hari amatara ayobora ibinyabiziga, abari gukoresha amabara atatu ari y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Naho se ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika D kandi nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa he? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Mu masangano ndetse no mu bimenyetso bimurika ntabwo ari honyine twakoresha bino byapa bibuza n'ibitegeka, ntabwo ari honyine byakurikizwa, ahubwo bikurikizwa n'ahandi mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu ni ibisubizo cy'ukuri kibaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko umenya impamvu igisubizo cy'ukuri kibaye D, ndakeka ko nikigaruka niba utari ugikoze kitazakunanira. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora bino bizame byakozwe. Ushaka gukosora kino kizame kimwe, wazagirwaho ukabona ibibazo bitanu byo mwa kino kizame kimwe wakoze byagarutse. Ndakeka ko rero bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Hano bavuze buri mwaka. Hari ikindi kibazo babaza ngo mu myaka ibi. Hari n'ahandi babaza kimeze neza gutya bakavuga mu mezi 6. Rero mwere kujya mubyitiranya. Hano rero A iravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, bino tugendamo tugiye mu ntara, turi kuza mu mujyi wa Kigali tuteze. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Hano badakoresha toni 3.5, bakoresha ngo ibiro 3500, kubera ko toni imwe bingana n'ibiro igihumbi. Seka ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha. Mbibutsa ko ukeneye kwiga ikinyabiziga, naho duhamagara kuri 0789931326. Ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza rero, subizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero. Ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo mu mezi 6 byose byari kuba ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko byumvishe. Niyo mpamvu hano dukosora turi kwiga. Nka hano niba shyiraho mu mezi 6 uzamenye ko igisubizo cy'ukuri araba ari ibisubizo byose ni ukuri, ariko hano bashyizaho buri mwaka. Niyo mpamvu igisozo cy'ukuri kibaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murumva ko rero mu byumvishe, ndakeka ko bigarutse bitakunanira. Hano rero ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 75, mbega ngo santimetero 125, seka ngo santimetero 235, D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. Batabikubajije gutya bavuga ngo metero 0.75, B bakavuga metero 1.25, C bakavuga ngo metero 2.35. Rero niyo mpamvu iryo somo ryo ku ngero guhindura ingero ndi kuri bategurira. Wewe kugira uzariboneye kugiye kanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko amaze guhitamo cyanya cyo hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwibuka ko ndi kubategura amasomo, ariko uri hafi gukora witunyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789331323 nkaba naguteguriraho isomo ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero abantu muri gukunda gukora mwa ino minsi, kizame cyose gikozwe mujye murakireba, ibibazo biri gukunda kugaruka. Murebe bira bintu ndi kuba na postinze
ahasigaye mukore biriya bibazo ndi kuba napostinze biri kuba ari ibibazo biri gukunda kugaruka. Ibi nibyo no kwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure nta byagukunda kuza ngo twigane mu shuri, naho ni kuri 0789 935 16 kaduha amasaha ubonekaho ku munsi, tukajya turaboneka tukakwigisha. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane, mugira ibihe byiza kandi amahirwe masa.